Yesu ashimwe torero ry'Imana, bakundwa nshuti z'umusaraba, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Dusengera ijambo Imana iduhaye. Mana turagushimiye, tugushimiye kubwira ijambo duhaye, kubwira itariki ya 19. Imitima yacu iranezerewe, imitima yacu yuzuye gushima, imitima yacu yuzuye ibyiringiro, imitima yacu yuzuye imbaraga. Tukuramburiye amaboko Mana, tukuramburiye ibiganza Uwiteka, turagushimiye. Waraturinze kuva muri aya mezi 4, wakoze imirimo. Waraturinze turindira mu bintu byinshi bitandukanye, uturinda umujinya wa Satani, uturinda imbaraga z'umubi, uturinda ibibi. Warahabaye Mana. Niyo mpamvu Hope in Jesus Ministry turagushimye. Turagushimiye inshuti za Hope in Jesus Ministry. Turagushima mu gihugu cyacu Mana cy'u Rwanda. Turagushimira Mwami. Turagushimira Uwiteka Nyiringabo. Turagushimira abera. Uri Imana yo gushima. Tugarutse, haleluya. Tugarutse kugushima. Tugarutse kugushima Mana. Kuko uri Imana itura mu mashimwe. Uri Imana y'icyubahiro. Buri wese ufite umutima wo gushima, ufite umutima unyurwa, ufite umutima urokonesa, ufite umutima uri mu ibyiringiro, ufite umutima wibuka imirimo n'ineza wakoze ku buzima bwacu Papa. Mana yacu, reka iri jambo duhaye muri uyu mwanya, uyumva wese yibuke kugushima, yibuke imihigo yahise, yibuke amagambo yavuze ko n'umukiza azagushima, n'umurinda azagushima, n'umwigishiriza abana azagushima, n'umuha urubyaro azagushima. Ubahe bahigura imihigo Mwana, ubahe abafite amashimwe mu mitima babashe gutangira amaturo y'amashimwe n'amaturo y'imihigo Papa. Kuko ibyo byose ujye bidukorera Papa, kuko tuba twabyatuje akanwa. Natwe rero tugarutse kugushima Mana, nta kindi kituzanye, tuje kugushima Papa. Turabwira abantu kugushima kuko tugarutse mu ihema ryawe Mana, tugarutse mu munezero wawe Mana, tugarutse Mwami. Dufite ibyiringiro kare wakoze ibi byose atari umwana w'umuntu. Urakoze Mana, icyoro kibi cyawe. Amen. Teme Imana ashyize ku mutima yivuga ngo garuka ushime. Imana ishimwe cyane. Nitwa Gakamu Inosa, mushumba Hope in Jesus Ministry. Ayo niyo mazina yanjye. Imana duhana umugisha. Tugiye kuganira ijambo Zaburi 130, Zaburi 143, Zaburi 143 umurongo wa 5 n'uwa 6. Haravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe, nkuramburiye amaboko. Umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Ngo nibutse, uyu ni Zaburi bango, Zaburi 143 umurongo waho wa 5 kugeza kuri 6. Ngo nibutse, Imana ishimwe, nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza n'umurimo w'intoki zawe. Bene data munkurikira, twibutse ineza y'Imana, twibutse urukundo rw'Imana. Dufite ibyo tujye kwibuka Mana. Ubwoko bwawe dufite byinshi tugiye kwibuka. Twibutse ko waturinze nk'itorero, abantu bakomeje guhagarara, itorero ritarambaraye. Mana tuributse. Twibutse ko waturinze tukaba turi bazima. Twibutse ko ubuntu bwawe bukituriho.
twibutse imbabazi zawe Mana. Waravuze ngo nzagira imbabazi, nzagira imbabazi. Mana we, tuributse iminsi ya kera aho wadukuye, tuributse urukundo rwawe rurengeje. Niyo mpamvu tugarutse gushima Mana, tugarutse kugushima, tugarutse kuzamurira icyubahiro, tugarutse kukuririmbira, tugarutse kuvuga zaburi, tugarutse Mana kuvuga imirimo y'intoki zawe wakoze Papa. Iyo tuyibutse tukuramburira amaboko mu mutima wanjye, bikamera nk'inyota, nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Turibuka inyota yo kukugana ikaba nyinshi. Dufite inyota Papa yo kugushakana umwete, tuributse. Niyo mpamvu tuje kugushima, tugarutse kugushima ko hari ibyo wakoze mu buzima bwacu. Waraturinze, wakoze imirimo umwana w'umuntu atabasha gukora. Iyo ni impamvu ituma dushima. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Iyo wibutse imirimo y'Imana yakoze, bituma ushima. Bene data, iyo twibutse iby'Imana yadukore, bidutera gushima. Iyo twibutse ko Imana yaduhaye abana, hari abandi batabafite, bidutera gushima. Iyo twibuka ko wabyutse ufite amaguru mazima n'amaboko mazima n'ubwenge buzima, hari abandi bapfuye, bigutera gushima. Iyo twibutse kuko tugenda bikemera, tukoga bikemera, tukambara bikemera, bidutera gushima Imana. Limose kitre. Iyo twibutse kizina y'Imana ari ryo gushyirwa hejuru byonyine, bidutera gushima. Iyo twibutse ineza y'Imana, kari ibyo byose tureba ariyo yabikoze, bidutera gushima. Bwana sifiwe. Bidutera gushima. Gushima Imana biruta gusaba. Gushima ni ugusenga kabiri. Iyo ushimye urongerwa. Imana yibuka ko uri umwana utari, wibuka ko Imana yibuka ko utaringaye. Iyo ushimye bituma Imana ikorana bya bindi yavuze byose, bigatera Imana gukora, bigatera Imana kugira ngo Imana ishyirwe hejuru, bigatera kugira ngo Imana ikore, bigatera kugira ngo Imana yamamare. Imana ishimwe. Iyo tujye gushima, tuba tuvuga imirimo Imana yakoze, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, kuko hari iby'Imana ikora mu ibanga tutazi, bigakemuka Imana yabikoze. Imana ikica imigambi y'incakura utarubizi, ikayiburizamo ukabaho. Ibyo bitekereje, iyo byibutse iby'Imana yakoze, ko Imana yabigucishijemo ukabaho, bigutera gushima. Ntabwo wakwiyongamya, wakwimanganya. Iyo wibutse imihigo Imana, ibyo warabwiye Imana mu mutima ko Imana nibikora, Imana ikabikora, nubwo waba waradamaraye, ariko n'ubu byibutse bigutere gushima. Uvuga ngo Mana, hari iki Imana yankoreye. Imana yankoreye iki? Haba mu bana banjye, yabahaye akazi, yabahaye urubyaro, yabahaye agakiza, ibyo bigutera gushima. Yampera umutwara agakiza, bigutera gushima. Ayo ni amashimwe y'umuntu wibuka ineza y'Imana. Abahanga bavuga ngo uwibuka utibagiwe aho yavuye, Imana ishimwe. Umuntu utibuka aho yavuye nahajya ntahamenya. Tugomba kwibuka imirimo Imana yakoze, kamenya agakiza Imana yaguhaye, bikagutera gushima Imana. Ukavuga ngo Mana ndagushimiye, nigaraguraga mu byaha, Mana warabikoze. Wibuke n'Imana yaragukuye kwa muganga uryamye, hari abandi bari barwaye, ukahava uri muzima. Haba ari ukubyara, haba ari indwara, haba ari urwaje, ibyo bigutera gushima. Bigutera gushima Imana, uyishimwe ngo Mana warakoze. Uyitangira amaturo y'amashimwe. Niba ari n'imihigo wahize, uyihigurira imihigo, kuko Imana ikunda umuntu uvuga agakora ibyo yavuze.
bene uriya muntu Imana iramukunda, kuko umuntu uvuga ikintu akagikora bituma Imana ikora, bigatuma Imana ihabwa icyubahiro. Bwana asifiwe. Zaburi 146 umurongo wa mbere haravuga ngo haleluya, wa kabiri haravuga ngo nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Nshuti yanjye, nutekereza ibyo, Imana niyo gushimwa turiho. Ntabwo dushima Imana uko twapfuye, oya, dushima Imana turiho. Ntabwo tuzashima Imana twapfuye, tuzashima Imana turiho. Imana nitureba ahubwo twongeye igihe cyo kubaho. Imana ihabwa icyubahiro. Ntimukiringire abakomeye, ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Dopaya. Ntimukiringire umuntu, ntimukiringire abakomeye, ahubwo mujye mwiringira Uwiteka. Amen. Niko ijambo rivuze gatatu ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu dobini fodreye wese utabonerwamo agakiza. Umuntu udafite agakiza, umuntu utavuga Imana akagukange, kuko ijambo umurongo wa 4 havuga ngo bene uwo muntu ngo umwuka umuvamo ugasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi igashira, akarangira sha, kuko ari umuntu. Muyandi magambo ni ikigirwamana. Wiringira Imana yonyine, ari ushyira mu mutima wawe, ari uhamya, ari ukorera, ari uvuga. Hahirwa abafite Imana ya Yakobo, umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Hahirwa abafite Imana ya Isiraheli, abafite Imana nyamana, abafite Imana ikora, abafite Imana ivuga, abafite Imana isohoza. Hahirwa bene abo bantu biringira iyo Mana. Ngo aca imanza zitabera, arenganura abarenganwa, agaburira abashonje ibyo kurya. Uwiteka niwe ubohora imbohe. Amen. Imana ishimwe. Ngo niho gushimwa, aca imanza zitabera zitarimo ruswa, agaburira abashonje, aburanira abarengana, abohora n'ababoshye mu mwuka no mu mubiri. Uwiteka niwe uhumura impumyi, Uwiteka niwe wemesha abahetamye, abarwaye indwara zananiranye. Uwiteka niwe ukunda abakiranutsi. Imana ishimwe. Uwiteka ahumura impumyi n'abahetamye imigongo akabunamura. Uwo niwe gushimwa, uwo niwe gutambirwa, uwo niwe gushyirwa hejuru, uwo niwe gusingizwa, uwo niwe turimo dushima uyu munsi, kuko yadukoreye ibyo byose natwe turishimye. Oh haleluya. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, murimo munyumva muri aka kanya, iyo niyo Mana yo gushimwa, iyo niyo Mana yo guhabwa icyubahiro, iyo niyo Mana yo gutambirwa, iyo niyo Mana yo gushyirwa hejuru, iyo niyo Mana yo gusingizwa, iyo niyo Mana ya data, iyo niyo Mana ya Israheli, iyo niyo Mana nkorera. Uwiteka ni urinda abasuhuke, aramira imfubyi n'umupfakazi, ariko inzira y'abanyabyaha arayigoreka. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Imana yawe Siyoni izahoraho ibihe byose. Aleluya. Iyo niyo Mana dusenga, iyo niyo Mana turimo dushima, iyo niyo Mana tugarutse gushima, iyo niyo Mana tugarutse gukorera, iyo niyo Mana tugarutse guhimbaza, iyo niyo Mana tugarutse kuramya. Bene data bakundwa, iyo Mana yakurinze muri coronavirus,
Imana yakurinze muri aya mezi, Imana yarinze umuryango wawe, Imana yarinze igihugu cyawe, Imana yarinze itorero ryawe, Imana yarinze abavandimwe bawe, Imana yo yaturinze mu bihe nk'ibi tukaba turiho. Iyi niyo tugarutse gushima. Itariki 19 kuri iki cyumweru mu kwezi kwa 2020 tugarutse gushima Imana. K'Imana yahabaye, k'Imana yakoze ibyo, k'Imana yakoze imirimo, k'Imana yakoze ibitangaza. Nshuti ya nutekereza iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Amen. Nutekereza kugira neza kw'Imana, nutekereza izo mbabazi, nutekereza ibyo byose ikora, biratuma umutima ushima Imana, biratuma icyoro cy'Imana ukizamura, biratuma uhimbaza Imana, biratuma uvuga ngo Mana ubeho, Mana urakarama, Mana uragasingizwa, Mana uragatambirwa, Mana uragasingizwa, kuko ni Imana yo gusingizwa, ni Imana yo gushyirwa hejuru. Bene data, nshuti z'umusaraba, haleluya. Twahawe teme ivuga ngo haleluya, ngo ngarutse gushima. Mana shima, garuka ushime. Tugarutse gushima, tugarutse gushima bene data. Tugarutse gushima imirimo Imana yakoze, imirimo Imana yashohoje. Imana yaraturinze, yaratwambitse, Imana yaratugaburiye. Mugaragu w'Imana Yakobo bivuga neza, ari mu rugendo ahiga umuhigo mwitangira 28 murongo aho 20 kugeza na 22 aravuga ngo nugendana nanjye ukampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka mu gihugu cya data amahoro. Aha hantu njyamye, ahantu yaroteye inzozi, warandinze, warankoreye ibyo, nzahubaka inzu yawe, ngahasuka kwiyo, ngahasuka amavuta yeraye. Aravanga ahantu nzahubaka inzu, ngo kandi ngo mu byo uzampa byose, mu byo nzunguka, sinzabura kugutangira amaturo na kimwe mu 10. Nshuti yanjye, mu byo Imana yaguhaye ntukariganye Imana. Ujye ukakara Imana yabiguhaye, uyikiranukire. Erega Imana ni y'ukuri, erega Imana ni y'urukundo, erega Imana ni imbabazi, erega Imana ni y'ubuntu. Niyo mpamvu tuba tugomba kuyikiranukira mu byo tuvuga, mu byo duhamya, mu byo duhiga, mu byo dushima, mu byo tuvuge igihe tuba turi muri situation zikomeye. Tuba tugomba gushima Imana, tugashima Imana mu mirimo Imana yakoze, tugashima Imana mu bintu Imana yadukoreye bitandukanye. Imana yakurindiye abana, Imana yabahaye akazi, Imana yabahaye agakiza, Imana yaguhereye umugore abana, Imana yaguhaye urubyaro, Imana yakurindiye mu kazi. Nawe utari mu kazi, Imana yarakurinze uriho urajya. Iyo ni imirimo yose. Iyo dutekereje ibyo tugaruka gushima, iyo dutekereje imirimo Imana yakoze tugaruka gushima. Nta mpamvu n'imwe yatuma tudashima Imana, nta mpamvu n'imwe yatuma tutaramya Imana, nta mpamvu n'imwe yatuma tutavuga imirimo y'Imana, nta mpamvu n'imwe yatuma tutazamura icyoro cy'Imana, torero ry'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi turimo dushima Imana. Bibiliya itubwira muri Samuel wa mbere igice cya mbere, igitabo cya Samuel murongo wa 24 tubona umugore witwa Hana agarutse gushima ahantu yahigiye umuhigo. Ndabwira umuntu wahize umuhigo uyu munsi wa none urimo nkuriki, ugomba guhigura umuhigo wahize. Kuko mu mubwiriza 5 murongo wa mbere kugeza kuri 3 ngo nuhiga umuhigo uyuhigura, ngo ko guhiga umuhigo ntuhigura ngo bitwa no kutawuhiga. Imana ihabwa icyubahiro. Ya muntu wahize umuhigo, Imana ni ikora iki? Uzazuyishime, uzazuhigura umuhigo. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo utangire ubikore, kuko Imana irimo irakwishyuza ibyo wavuze uri muri situation runaka, uri mu kaga runaka, kugira ngo ubikore kugira izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
atubwira umugore yari afite ikibazo yitwa Hana. Tuyisoma kadusoma Samuel mbere 20 igice cya 24 aravuga ngo amaze kumucusa amujyana n'amapfizi 3. Utekereze n'umuhigo yarahize amaze gucusa umwana yitwa Samuel. Yari yarahigiye Imana ko Imana ni umwana w'umuhungu azamujyana Shilo kumushima kandi akamutangira Uwiteka. Nshuti ya uyu mugore yari afite ibibazo. Rimwe tujya duhiga turi muri situation zikomeye. Turi mu ntambara. Twavuye kutuzi. Tuvuga ngo ninsubira ku kazi nzatanga umushahara wose. Man nimbyara narabuze urubyaro nzakora iki? Nimva kwa muganga Mana nzagukorera. Man ninkora ubukwe Mana nzagukorera cyangwa nzakora iki n'iki ukakivuga icyo wavuze. Ariko umva umugore yakoze ikintu w'icyitegerezo Bibiliya itwereka. Yari afite umubabaro nawe yigize kugira umwana nkuko afite umubabaro uyu munsi wa none. Arembwa na mucya witwa Penina yaramuzengereje amucyurira imicu inyuro za buri munsi si rimwe si kabiri si gatatu. Ariko uyu mugore arantangaza mwene data. Ngigihe kimwe ngabona kuvugana na Penina abona ko ari gukora ubusa. Aravuga ngo reka uyu mugore mureke ahubwo nikomereza kubiteka Imana yanjye. Akomeza kubiteka ngaranye ngahiga umuhigo. Agishiro ahasanga umugabo wita Eli. Ageze ku mugabo wita Eli aramureba aramwitegereza ngabona ngo yarivugisha abumbura iminwa asenga iminwa yidudubiza. Ngamubonye avuga ijambo rikomeye ngiye kubabwira. Aramubwira ngo wa mugore uzageza ryari n'isingwe rya urusinze. Amubwira ijambo rikomeye ngiye kubabwira. Ngo aramanuka acabu inshuti yanjye guca bugufi bijya bikuraho icyaka uburakare bw'abami n'abatware. Guca bugufi n'urufunguzo rukomeye cyane ku buzima bwacu. Guca bugufi mu Migani 22:4 ngo guca bugufi ngo wicisha bugufi ng'Imana izamukire hejuru ngizamuha ubukire icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Uyu mugore yaciye bugufi aravuga ngo Nyagasani umuja we ntabwo nasinze. Atangira kuvuga impamvu ngo Eli muhanuzi umutambyi wa Israeli ngavuga ijambo rikomeye. Aramubwira ngo umugore mwiza Imana iguhe icyo umutima wawe wifuza muri aka kanya. Nanjye ndagira mbwira umuntu unyumva muri akanya yahize umuhigo. Imana iguhe ikintu umutima wawe urimo wifuza. Yaba ari umusozi wa imbere uva imbere yawe. Ikintu wifuzaga muri aka kanya ugihabwe mu izina rya Yesu. Shingiye mu mashimwe turimo, shingiye mu mirimo y'Imana duhagazemo, shingiye mu buntu bw'Imana turimo, Imana iguha umugisha. Wow, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Hana rero amaze gutekereza imirimo Imana yakoze. Imana yaramuhaye umwana w'umuhungu witwa Samuel. Kandi akaba yarabihize umuhigo ari ahantu imbere y'umutambyi. Yarabihize avuga ngo n'umwana w'umuhungu nzamutamba abo atuwiteka ibihe bye byose. Uriya mugore yasabye neza nshuti yanjye. Ngo umwana aravuka nkuko Imana yabivuze. Ngigihe kigeze ngo umugabo agatanya ngo mufashe ngo tujye gushima. Mara ngo sigaho. Hari ibyo navuganye n'Imana. Nshuti yanjye hari ibintu wavuganye n'Imana by'umwihariko mu mutima wawe. Ibyo wavuganye n'Imana ubigumeho n'Imana yawe. Kandi igihe nikigera uzahigura umuhigo wahize. Uzashima Imana yawe kuko ni Imana yo gushima, Imana yo guhabwa icyubahiro. Bene data toro y'Imana. Ijambo irambwira muri iki gice 24 igice cya 24 ngo amaze kumucusa amujyana n'amapfizi 3 na efa imwe y'ifu n'imbumbe y'uruhu irimo vino amujyana i Shilo mu nzu y'Uwiteka kandi uwo mwana yarakiri muto. Amen. Ajya gutanga uwo mwana ariko amujyana n'amapfizi n'amafu n'imibumbe ayo data y'inzabibu abijyana ishuri ajyana iby'igiciro. Yewe nshuti y'umusa ntukajye mu nzu y'Imana imbokoboko, ntukajye gushima Imana. Imana aragukora ibitangaza ugera ngo ndashima Imana ibyo yakoze n'akanwa konyine. Nujya gushima Imana ujye utegura amashimwe. n'Imana ikunda abantu bayishima kugira ngo abantu babone ko n'Imana bivuga ngo umwana wanjye yashima. Uyu mugore ni icyitegererezo cyo gushima Imana. Nugaruka mu nzu y'Imana ntugapfe kuza mu nzu y'Imana imbokoboko.
byiza gushima Imana, ushima Imana kandi uyihamya utekereza ibyo Imana yagukorera. Gushima bizamura icyubahiro cy'Imana, gushima bituma Imana ikurinda, gushima bituma Imana ikora, gushima bituma Imana irinda urugo rwawe, gushima bituma Imana irinda igihugu cyawe, gushima bituma Imana irinda umuryango. Gushima biruta gusaba. Nuko 25 ngo nuko babikira imfizi bazizanira Eri n'umwana, babishyira Eri. Uwo mugore aravuga ati nyagasani ndahiriye ubugingo bwawe nijye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Kuko hari ubwo ujya uhiga ibintu ariko abatambyi ntitubimenye, ariko ubizi ngajya kubwira Eri ngo nijye wa mugore, amushyiriye umwana n'ibyo byose, aravuga ngo ndahiriye nijye wa mugore wari ufite agahinda, nijye wa mugore wari warabuze urubyaro, nijye wa mugore wari ufite amarira menshi, nijye wa mugore wari ufite ibikomere, nijye wa mugore amagambo yari afite, nari mfite amagambo y'abantu, nijye wa mugore wavugagwa n'umuhisi n'umugenzi, baba ngo ni incike n'ingumba itabyara, nijye wa mugore Lopini Vodre, nijye wa mugore La Pakite, nijye wa mugore. Yibutsa Imana, yibuka iminsi ya kera, yibuka imirimo Imana yakoze, yibutsa Eri ibyo Imana yakoze, avuga ngo nijye wa mugore. Imana ishimwe, nijye wa mugore. Makumyabiri na karindwi, uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Yibutsa Eri kari umwana yasabaga umwana muri situation zikomeye, mu bihe bigoye by'akaga, by'intambara, by'ubuzima buri. Nijye wa mugore, icyo nasabye Imana yarakima. Aza kwibutsa Imana, azanye amaturo, azanye amashimwe, azanye ibifatika mu nzu y'Imana, aje kubyibutsa, aje ngo nijye wa mugore Imana yagiriye ibi ngibi. Uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Imana ihabwa icyubahiro. Nicyo gitumye 28 Uwiteka azaba nicyo gitumye mutura Uwiteka azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe, kuko asengera Uwiteka aho ngaho. Ngazaba umwana, ngazaba uwatuwe Uwiteka yose. Uyu ni umugore urokonesa, uyu ni umugore uzirikana, uyu ni umugore wiko imirimo Imana yakoze, uyu ni umugore wiko ineza y'Imana, uyu ni umugore wiko urukundo rw'Imana, uyu ni umugore wibuka imirimo Imana yakoze. Yewe muntu nawe wibagiwe, ntabwo Imana yibagirwa. Wadamarara ugaceceka ahari ukibwira ko Imana yibagiwe. Ntabwo Imana yibagiwe. Ibyo wavuze uzabisohoze, ibyo wahize uzabihigure. Twinjiye ku cyumweru cya 20 cyo gushima, tariki 19 yo gushima 2020 kwezi kwa karindwi. Imana atugire neza, tugarutse mu ihema, tugarutse mu nzu yayo, tuje gushima. Turimo turashima toro y'Imana. Wowe uri aho ngaho urimo wumvira ijambo, n'abandi bayumva, iki ni igihe cyo gushima. Haleluya. Ngiye kuvuga ibintu bitatu bikomeza amashimwe kandi bigatuma Imana yongera igakora. Ndangiza. Kwizera Imana bizana amashimwe. Iyo twizeye Imana ibyo byose kandi Imana yabikoze, twongera guhabwa amashimwe n'Imana. Ibyo bituma Imana ikora. Kwizera Imana bizana amashimwe. Iyo tubikoze tukibuka ari Imana yabikoze, tari imbaraga z'abantu, tukayizera. Oh haleluya. Bituma Imana yongera gukora, ikongera ikaturinda, ikongera igasohoza, ikongera ikaturinda, ikongera ikaduha
uyu mugore ku gikorwa kuko yizeye Imana iby'Imana yamukoreye. Imana yaje kumuha abandi bana, iramwibuka imugira umuntu ukomeye. N'ubu izina rya Hana ryaramamaye muri Israeli. Natwe uyu munsi none turarizi kandi turaryamamaza. Bibiliya itubwira umugabo yizeye Imana. Umugabo bita Aburahamu, Imana imubwiye afata umwana w'ikinege. Nanone uyu mugore nawe ajya ntangaza ameze nka Hana. Imana yamubwiye ngo ajye kumutamba ku musozi Moriya, kubera yari yizeye Imana. Kari Imana yirongera, ari Imana yaka ikongera igasubiza, ari Imana irema, ari Imana yisha, ari Imana ikiza. Muyandi ni Imana yo gushima mu byiza no mu bibi. Imana itegeka Aburahamu ngo ajye gutamba umuhungu w'Isaka. Oh haleluya! Nshuti yanjye, nugera ahantu Imana yavuze kugera uzahabona igitangaza. Nugera ahantu Imana igushaka uzahabona amashimwe. Nugera ahantu Imana n'ibikurebera uzahabona imirimo ihambaye. Nshuti yanjye, humura. Ni Imana yo gushimwa, ni Imana yo gutambirwa, ni Imana yo gusingizwa, ni Imana yo kwamamara, ni Imana nyamana. Bwana asifiwe. Tuje gushima Imana no kurayirambura amaboko no kuyivuga no kuyisingiza. Aburahamu agira ahantu Imana yamubwiye. Imana ishi atangiye gutanga umwana we, agiye kumubamba ngo ijuru yakinguke. Iramubwira ngo kebuka inyuma Aburahamu. Akebutse inyuma hona imfizi y'intama mu cyimbo cy'umuhungu we, ayitamba mu cyimbo cy'umuhungu we, ahita ahantu Moriya. Imana ishi aravuga ngo ku musozi w'Iteka igitambo kizabona. Iyo twageze ku musozi w'Imana tuje gushima, Imana igikora. Icya kabiri kizana amashimwe, gusenga mu kuri no mu mwuka bizana amashimwe. Imana ishimwe. Tubona Daniyeli 6:25 kugeza 29. Uyu mugaragu w'Imana Daniyeli yasenze mu kuri no mu mwuka. Bagenzi be baramugambanira, bamujunya mu rwobo rw'intare. Ariko kuko yasengaga Imana y'ukuri, Imana irenganura, Imana itabera, ageze mu rwobo rw'intare. Intare Imana ifunga imigunzu y'intare. Daniyeli yisegura intare. Nshuti yanjye, iyo dusenga mu kuri no mu mwuka bituzanira amashimwe. Ijambo ngo umwami Darius ngaragenda mu gitondo cya kare, ngahagarara ku rwobo rw'intare. Arabwira ngo bakuraho ngahamagara ijwi ngo Daniyeli aracyahari. Arabwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa, ese Imana yawukorera yaba yabashe kugukiza imigunzu y'intare? Aravuga ngo mwami nyagasani, impamvu ya mbere Imana yankije imigunzu y'intare, nta cyaha na kimwe, nta n'umugayo Imana yanjye imbonaho. Icya kabiri nyagasani, nawe ntabwo nagucumuyeho, niyo mpamvu Imana yanjye yabashe gufunga imigunzu y'intare. Nshuti yanjye, iyo dusenga mu kuri no mu mwuka, naho twaca mu bintu bigoye, naho twaca mu ntambara, naho twaca mu mabuye, naho abantu batuvuga, naho abantu batwanga, iyo dusengera mu kuri, iyo dukorera mu kuri nta manyanga, naho abantu bakubekera, naho abantu baguhimbira, naho abantu bakuvuga, ariko igitondo kimwe ukuri kuratsinda, ukuri kujya gutsinda ikinyoma. Gusengera mu kuri no mu mwuka. Umugaragu w'Imana Daniyeli, Imana imukura mu rwobo rw'intare. Umwami aravuga ngo bamukuremo. Daniyeli ngavamo ngari muzima. Umwami ahita ahamagara babagabo b'ibinyoma, bamushinja ibinyoma, bamugambaniye ngo n'abagore babo n'abana ngo batamo, ngo intare ngo zirabamenagura. Nshuti yanjye, sengera mu kuri no mu mwuka. Senge nta kinyoma, senge nta buriganya, senge nta bujyajya, senge nta rwango ufite kuri mugenzi wawe, senge nta shyari, usenge wuzuye ibyishimo, usenge wumva ushaka kwagura ubwami bw'Imana, usenge nta gahinda, usenge kandi wizeye ko Imana ishobora kugukiza. Imana izakora kandi Imana izahabwa icyubahiro. Ibyo bibaho bijya bizana amashimwe. Daniyeli, Imana ya Daniyeli ishyirwa hejuru, Imana ya Daniyeli iramamara, Imana ya Daniyeli ishyirwa hejuru. Icya gatatu, gukorera Imana neza bituzanira amashimwe. Iyo dukorera Imana neza tuyumvira, iyo dukorera Imana neza tuyumvira bituzanira amashimwe. Kumvira, uyu munsi ikintu kinanije abantu. Umuntu akorera Imana reka tumvira. Umuntu akorera Imana afite utundi tuntu tundi.
mu mutwe we imitwe ifunze, imitima ikomeye nk'amabuye. Ntabwo Imana igikorera mu mutwe ufunze cyangwa mu mutima ukomeye nk'amabuye. Imana iba kure yaho. Imana ikora mu mutima yoroshye, mu mitwe yoroshye. Nshuti yanjye worohe, mutima worohe. Haleluya. Gukorera Imana neza bizana amashimwe kuko tuba twayumviye. Ijambo rirambwira mu Kuva 23:23-25 ravuga ngo kandi muzakore Uwiteka Imana yanyu, nayo izabaha ibi, izabarinda indwara. Ntabwo ukenyuka iyo dukora Imana neza, ntabwo dukenyuka. Iyo dukora Imana neza ntabwo dutungurwa. Iyo dukora Imana neza ntabwo ngo mu gihugu cyawe bazagumbaha, igihugu kizarumbuka. Iyo dukorera Imana neza duhabwa ihumura impande zose. Iyo dukorera Imana neza Imana iturwanirira abanzi bacu. Iyo dukorera Imana neza duhagarara mu cyuho, Imana ikamara, Imana igahabwa icyubahiro. Ibyo byose bituzanira amashimwe. Bene data munkurikira, twari kwijambo rivuga ngo garuka gushima. Twagarutse gushima, dushima ibyo Imana yakoze, twibuka imirimo Imana yadukoreye, twibuka ibyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Nawe utekereze, hari ibyo Imana yagukoreye, yewe wa musore we, yewe wa mukobwa we, yewe wa mubyeyi we, yewe wa mupapa we, yewe muntu wari wese, ibuka gushima. Wibuka ibyo Imana yagukoreye. Nibigutera ibyo byose urashima Imana yawe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga Imana, dushima Imana kubw'ibyo byose, tubikusanya. Ibyo yakoze mu gihugu cyacu, Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo yakoze mu itorero, ibyo yakoze mu miryango yacu, ibyo yakoze mu nshuti zacu, ibyo yakoze dufite impamvu yo gushima ibintu byinshi bikomeye. Kandi naho twaba twaraciye mu bikomeye, Imana yacu yavuga ngo mu byiza no mu bidushime. Niyo mpamvu tugarutse gushima Mana yacu, Mana y'icyubahiro gikomeye, Mana yo gushimwa. Tugushimiye ibyatubayeho, yaba ari ibyiza, yaba ari bikomeye, yaba ari bitandukanye, ariko turagushimira kuko ijambo yawe ngo nta kiba utacyemeye. Turagushimiye, tugushimiye kuri Imana, tugushimiye kuri uri papa, tugushimiye kuri umubyeyi, tugushimiye kuri inshuti yacu, tugushimiye ko arinze igihugu cyacu, tugushimiye ko arinze itorero, tugushimiye ko arinze imiryango, tugushimiye ko arinze abavandimwe, tugushimiye ko watugiriye neza, tugushimiye ko tukiri mu buntu bwawe, tugushimiye ko tuvuga ijambo ryawe, tugushimiye kuko ubuntu bwawe buturiho, tugushimiye kuko udukunda. Mana yacu, ndasenze Mana, uha umugisha buri wese wumvise iri jambo, ubagirire neza, imbaraga zawe zibabeho, cyero cyawe kibabeho, mwuka wawe ubabeho, ubakomeze, ubahe ibyo bifuza, ubarinde muri uku kwezi n'uko amunani bazinjiramo. Mana yanjye udukwiriye mu bwiza bajya mu bundi, mu izina rya Yesu urakoze urakarama, icyero kibi cyawe, amen. Bene data, toro y'Imana, Imana ibampera umugisha, Imana ibaha amahoro, Imana ibahaza uburame, Imana ibampera umugisha muri byose. Yani inshuti yanyu Gakamu Inosa, turabakunda. Shalom, shalom, amen.